umukristo ufite ijambo ry'Imana iyo agiye gucika intege mu rugendo yibuka ijambo rimubwira ngo humura, yibuka ijambo rimubwira ngo komera, yibuka ijambo rimubwira ngo humura ari kumwe nawe. Umukristo ufite ijambo ry'Imana. Mwene data, ndagusaba ndakwinginga kugira ngo Bibiliya ijambo ry'Imana ibe umugati ugufasha mu rugendo. Bibiliya ijambo ry'Imana rikubere amazi amara inyota mu rugendo. Reka Bibiliya tuyishishikarire, tuyisome ku manywa na nijoro, twige ijambo ry'Imana, turye ijambo ry'Imana, tunywe ijambo ry'Imana, nibwo tuzakomerera muri urugendo. Yesu ashimwe. Bene data, dushima Imana yongeye kuduha akanya ko kugaruka kuyogeza butumwa TV kugira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana nkuko dusanzwe tubikora. Nitwa Pastor Nkurikimukiza Alphonse, ndi umwe mu bavuga butumwa, umwe mu bapastori mukunze kuganira nawe ijambo ry'Imana hano kuri iyi channel y'iyogeza butumwa. Tubahaye ikaze rero kandi turabanezerewe. Imana iguhe umugisha kuba uri kumwe natwe. Reka dusenge Imana. Mwami Imana, mu izina rya Yesu turagushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe ndetse n'ubuntu bwawe. Tugushimiye ko wongeye kuduha umugisha wo kugaruka kuyogeza butumwa kugira ngo dusakaze ubutumwa bwawe, dusakaze ijambo ryawe, tuganire n'abana bawe. Turasaba umugisha, turasaba umwuka wera, turasaba kugira ngo ijambo ryawe rigere ku baryumva kandi rigire rikora mu mitima yabo. Ukomeze rero udusiga amavuta, uduhe umugisha kandi tugirire neza, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nongeye kubasuhuza, ndabishimiye kandi ndabanezerewe. Ndakunezerewe mwene data wowe turi kumwe kuyogeza butumwa TV. Uyu murongo Imana yawushyizeho kugira ngo tuwukoreshe dusakaze ubutumwa bwiza, kandi tubonye Imana uyu murongo w'iyogeza butumwa Imana yawukoresheje ibintu bikomeye. Turashima Imana kubw'abantu bajya bakurikirana ubutumwa bwiza bari hano mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu. Imana ibahe umugisha mwese kandi Imana ikomeze ibagirire neza. Uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana dusanga mu Rwanda ko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 10 na igice cya 6 umurongo umwe wa 11. Abefeso igice cya 6 umurongo wa 11 wonyine. Pawulo yandikira iryo torero ku murongo wa 10 mu gice cya 3 umurongo wa 11 agira ati: mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Amen. Pawulo yandikiye iri torero ryo muri Efeso bamaze gukizwa. Pawulo rero arabwira ngo mutware intwaro zose z'Imana. Ndi gusomera ijambo nibajije ikibazo gikurikira. Nibajije impamvu Pawulo abwira abanyetorero, abakristo, ababwira kandi abasaba kwambara intwaro zose z'Imana. Ninde utwara intwaro? Kuki atwara intwaro? Umuntu utwara intwaro ni umuntu uri mu ntambara. Umuntu utwara intwaro ni umuntu witeguye ko igihe cye cyose ashobora guhura n'intambara akayirwana. Mu gihe cyose uzi ko uri mu ntambara, mu gihe cyose uzi ko igihe cyose wahura n'intambara, wahura n'ibikubangamira, ugomba kuba buri gihe cyose
ufite intwaro. Pawulo rero yandikiye abakristo bo muri Efeso ku mpamvu z'uko yari azi neza ko iyo umuntu amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, Pawulo yari azi neza ko iyo umuntu amaze kuba umukristo, iyo umuntu amaze gukizwa, iyo umuntu amaze kudekarara ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, iyo umuntu amaze kuba umukristo, Pawulo yari azi neza ko ahagaze mu ntambara. Pawulo yari azi neza ko ari mu bihe byo kurwana intambara. Reka babwire bene data ko kuba muri Kristo Yesu, ko kuba mu Bukristo atari ukubaho mu buzima bw'umwidegembyo, si ukuba mu buzima bwo kugenda ku itapi, ni ukuba mu ntambara. Iyo umaze kuba umukristo uba ushoje urugamba, uba winjiye mu rugamba na Satani. Iyo umaze kuba umukristo uba winjiye mu rugamba n'isi. Iyo umaze kuba umukristo uba winjiye mu rugamba n'umubiri wawe, cyangwa winjiye mu rugamba na kamere. Rero Pawulo yari azi neza ko kuba mu Bukristo uba winjiye mu bihe byo kurwana, bityo arababwira ngo nuko mutware intwaro zose z'Imana. Pawulo ntabwo yababwira ngo batware intwaro z'isi, kuko Pawulo yazi neza ko umukristo atarwana intambara z'isi, ahubwo aba yinjiye mu rugamba, aba yinjiye mu rugamba rw'umwuka, kandi urwo rugamba agomba kururwana kugeza ubwo arunesheje, kandi akarurwana kugera ku iherezo. Kugira rero ngo arabura ngo mwambare izo ntwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gutsinda uburiganya bwa Satani. Pawulo yari yarabaye umupagani, Pawulo yari yarakoreye Satani, ariko amaze gukizwa yari azi neza ko Satani ari umuriganya. Satani ni umuriganya, niwe se w'abariganya. Satani uburiganya bwe yabutangiriye muri Edeni. Imana imaze kurema Adamu na Eva, ibashyize mu ngobyi ya Edeni, irababwira ngo ibiti byose muzabiryeho, ariko igiti cy'ubwenge kimenyesha ikibi n'icyiza muramenye, iki giti ntimuzakiryeho, ntimuzagikoreho, kuko umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Ariko Satani, kuko Satani ari umuriganya, araza arabariganya, arababwira ngo ntabwo muzapfa, kandi Imana yari yarababwiye ngo bazapfa. Arababwira ngo ntabwo muzapfa, ngo ahubwo muzahinduka Imana. Nabo ngo babonye inyungu bari buze kugira bariye kuri cya giti, ngo barakirya, ariko ngo bamaze kukirya bisanga bambaye ubusa. Bamaze kwisanga bambaye ubusa, ndetse n'Imana ije kubasura barihisha, biyambika ibicocero, biyambika amashami y'ibiti, kuko bari bamaze kubona ko bambaye ubusa. Ndetse Imana iraza irabavuma, imaze kubavuma ibirukana muri Edeni. Kubera ko rero Satani ari umuriganya, nawe yarabariganyije. Satani, Pawulo yari azi neza ko Satani afite ubunararibonye mu kuriganya abantu. Rero arabwira ngo nimwambare izo ntwaro kugira ngo izo ntwaro zibafashe kwirinda uburiganya bwa Satani. Bavandimwe mukurikiye Iyogezabutumwa TV, wowe uri kumva ijambo ry'Imana, ndifuza ko mu gihe gitoya tuganira ku ntwaro eshatu umukristo yitwaza, ku ntwaro eshatu cyangwa ku myambaro itatu umukristo yambara akabasha kunesha Satani. Izo ntwaro cyangwa iyo myambaro umukristo yakwambara kugira ngo neze Satani, iya mbere ni ijambo ry'Imana. Kugira ijambo ry'Imana, kuba ufite ijambo ry'Imana muri wowe, gusoma ijambo ry'Imana, kwiga ijambo ry'Imana, kuba mu ijambo ry'Imana ukaribamo naryo rikakubamo. Imana imaze kwangaja Yosuwa, Mose wari watangije urugendo ruva muri Egiputa rujya mu gihugu cy'isezerano, amaze gupfira mu nzira, ariko hafi bagiye kwambuka
imana ikangaje Yosuwa gusigarana uwo murimo wo kuyobora urwo rugendo. Mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8, imana ibwira Yosuwa iramubwira ngo amagambo ari muri kino gitabo, amagambo ari mu igitabo ntuzarorere kuyasoma ku manywa na nijoro, kubera ko imana yari imaze guha Yosuwa umurimo ukomeye. Yari izi neza ko Yosuwa atazawushobora mu gihe naramuka adasomye ijambo ry'Imana. Iramubwira ngo aya mategeko, ibi byanditse mu igitabo, uzajya ubisoma ku manywa na nijoro, bizakubera umuyobozi, bizakubera umurinzi ku manywa na nijoro. Numara kubisoma Yosuwa, uzabashishwa byose, kandi nzagendana nawe, kandi nzabana nawe. Yesu ashimwe cyane. Nta kindi cyari gushoboza Yosuwa uru rugendo uretse kuba yaragombaga gusoma ijambo ry'Imana. Muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 11, Matayo 4 kuva ku murongo wa 1 kugera kuri 11, hagaragaza Yesu ageragezwa na Satani. Yesu Imana, Yesu umwana w'Imana. Masengesho y'iminsi 40, Bibiliya avuga ngo atarya atanywa ku manywa na nijoro. Ariko uwo munsi yayavuyemo, uwo munsi ayarangije, Satani abaraje aramubwira ngo fata iri buye urihinduremo umugati. Yesu aramubwira ngo ntabwo umuntu atungwa n'umugati gusa, ngo ahubwo atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana. Umuntu atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana. Arongera kandi Satani ngamujyana hejuru y'umunara w'urusengero, aramubwira ngo simbuka, kuko handitswe ngo abamarayika baragusama kugira ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramubwira ati handitswe ngo tuzagerageze Uwiteka Imana yawe. Arongera mujyana ngo ku musozi muremure mu mujyi, aramubwira ngo nundamya ibi byose ndabiguha ibi byawe. Yesu nawe aramubwira ngo handitswe ngo uramye Uwiteka wenyine aba ari we ukorera gusa. Bavandimwe, ku murongo wa 11 haravuga ngo nuko Satani aragenda, ngo Imana yohereza abamarayika baramukorera. Iyo dufite ijambo ry'Imana muri twebwe tukanesha Satani, Imana yohereza abamarayika bakaza bakadutera imbaraga, bakaza bakadukorera, kuko abamarayika ni intumwa z'Imana. Bene data kubize, umukristo ufite ijambo ry'Imana ni umukristo uriho none n'ejo akazaba ariho. Umukristo ufite ijambo ry'Imana arahagarara, imiraba ikaza, imiyaga ikaza, kuko ahagaze mu ijambo ry'Imana. Uwo nguwo ntajya ahungabanywa n'ikije. Umukristo ufite ijambo ry'Imana ntabwo imyigishirize yose ije imutwara, ahagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Umukristo usoma ijambo ry'Imana amenya neza, asobanukirwa neza iby'Imana ishaka, nawe akabishaka, iby'Imana ikunda nawe akabikunda. Umukristo usoma ijambo ry'Imana asobanukirwa iby'Imana yanga urunuka, nawe akabyanga urunuka. Umukristo usoma ijambo ry'Imana akomera mu rugendo. Umukristo usoma ijambo ry'Imana afatanya n'Imana urugendo. Umukristo usoma ijambo ry'Imana anesha ibigeragezo. Umukristo usoma ijambo ry'Imana abyibuha mu mwuka. Umukristo usoma ijambo ry'Imana amenya icyo Imana imutekerezaho. Umukristo usoma ijambo ry'Imana amenya amasezerano y'Imana. Umukristo usoma ijambo ry'Imana amenya
ejo hazaza he umukristo kwari heza. Usoma ijambo ry'Imana ahorana ibyiringiro. Umwanditsi wa Zaburi y'ijana na 19 umurongo w'ijana na 5 arandika ati ijambo ryawe ni itabaza. Haleluya. Ijambo ryawe ni itabaza kandi ni umucyo umurikira inzira zanjye. Ni itabaza rimurikira ibirenge byanjye kugira ngo ndasitara nkagwa mu rwobo. Umwanditsi wa Zaburi arandika akavuga ngo ijambo ryawe, ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Umukristo ufite ijambo ry'Imana, umukristo ufite ijambo ry'Imana mu mutima, iyo agiye gucumura ijambo ry'Imana yibuka ijambo ry'Imana rikamubuza gufite ijambo ry'Imana. Iyo agiye gucika intege mu rugendo yibuka ijambo rimubwira ngo humura, yibuka ijambo rimubwira ngo komera, yibuka ijambo rimubwira ngo humura ari kumwe nawe. Umukristo ufite ijambo ry'Imana. Mwene data, ndagusaba ndakwinginga kugira ngo Bibiliya ijambo ry'Imana ibe umugati ugufasha mu rugendo. Bibiliya ijambo ry'Imana rikubere amazi amara inyota mu rugendo. Reka Bibiliya tuyishishikarire, tuyisome ku manywa na nijoro, twige ijambo ry'Imana, turye ijambo ry'Imana, tunywe ijambo ry'Imana. Nibwo tuzakomerera muri rizadufasha gutsinda uburiganya n'ubugome bya Satani. Imana iguhumisha bene data. Iyo ngiyo ya intwaro ya mbere. Intwaro ya kabiri cyangwa umwambaro wa kabiri, intwaro ya kabiri umuntu yitwaza muri urugendo. Intwaro ya kabiri umuntu yambara muri urugendo kugira ngo atsinde Satani ni intwaro yitwa gusenga. Yakobo arandika mu gice cya 5 mu Rwanda yanditse mu gice cya 5 umurongo 16 yandika agira ati gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Gusenga, iyo uri gusenga uba uri kuvugana n'Imana. Iyo uri gusenga ubwira Imana nayo ikakubwira. Iyo uri gusenga winjira mu Mana nayo ikinjira muri wowe. Iyo uri gusenga uba uri kubwira Imana ibyawe nayo ukayitega amatwi ikakubwira ibyayo. Iyo uri gusenga uba uri gukurura imbaraga z'Imana muri wowe. Iyo uri gusenga uba uri guhamagara presence y'Imana. Iyo uri gusenga uba uri guhamagara ubuntu bw'Imana, uba uri guhamagara imbaraga z'Imana. Iyo uri gusenga uba uri guhamagara umurimo w'Imana, imirimo y'Imana muri wowe. Iyo uri gusenga uba uri guhamagara ibitangaza by'Imana muri wowe. Reka ngwere mwene data, nubaho mu buzima busenga uzaba wegeranye n'Imana. Nubaho mu buzima busenga uzaba uri guhamagara imirimo n'ibitangaza by'Imana mu buzima bwawe. Nubaho mu buzima busenga ubu uzaba uri kubwira Imana ngo ngwino ukore imirimo ikomeye mu buzima bwanjye. Mu gitabo cya Esteri cya 4:15 hatwereka uburyo Esteri amaze kumenya ko ubwoko bwabo bwagambaniwe bagiye kwicwa, yabonye nta kindi cyamurengera, yabonye nta kindi cyamutabara. Atumaho Mordekai aramubwira ngo genda abari mu murwa w'Ishushani bose, nanjye uri bwana n'abaja banjye tugiye gufata amasengesho y'iminsi 3 hanyuma dusenge, twambaza Imana, duhamagara Imana, dutabaza Imana, tubwire Imana akababaro kacu, tubwire Imana agahinda kacu, tubwire Imana ubwoba bwacu, tubwire Imana ibigiye kuyibwira. Izadutabara,
izaturengera. Nyuma Bibiliya iravuga ngo bamaze gusenga, Esiteri ngo aragenda asanga umwami. Amaze gusanga umwami, Bibiliya iravuga ngo ahingutse, haleluya, ngo akimara guhinguka, kuko yari amaze kwisiga amasengesho, yari afite imbaraga z'amasengesho, yari afite ubwiza bw'Imana avanye mu masengesho, yari afite igikundiro avanye mu masengesho, ngo akimara guhinguka umwami ngamutunga inkoni. Aramura ngo umwami kazi Esiteri, ngwino umbwire, ngwino umbwire ikikuri ku mutima, ngwino umbwire icyo ushaka, niyo cyaba kimwe cya kabiri cy'igihugu ndakiguha. Kubera iki? Yari yisize amasengesho, yari afite ubwiza bw'Imana kuri we. Aragenda kandi yahakiwe, yavugiye ubwoko bw'iwabo. Esiteri yavugiye ubwoko bw'iwabo. Nta kindi cyatumye ubwoko bw'iwabo butabarwa, ni amasengesho Esiteri yasenze. Nta kindi kintu cyatumye umwami abura ibitotsi, akibuka uburyo Moridekayi yamuburiye bagiye kumwica. Icyo cyamwibukije ni Imana yamwibukije, ariko bivuye mu masengesho bari bamaze gusenga. Bavandimwe, gusenga ndagushishikariza gusenga ku manywa na nijoro. Ndagushishikariza kubaho mu buzima busenga. Ndagushishikariza kubaho mu buzima busenga, nkuko umwanditsi ngo gusenga ko mu kiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Gusenga si iby'abatindi, gusenga si iby'abakene gusa, gusenga si iby'abatindi gusa, gusenga ni iby'umuntu wese. Abakomeye barasenga, aboroheje barasenga, abayobozi barasenga, abayoborwa barasenga. Abantu bose bakwiye kuba mu masengesho kugira ngo Imana iduhe umugisha. Umuririmbyi arimo ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ngo ntabwo azagira ubwoba. Haleluya. Ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ngo ntabwo azagira ubwoba, ngo ahubwo azafashwa no gusenga. Nimureke ubuzima bwacu tubwegurira Imana, tubwegurira amasengesho, dusenge udasiba, dusengeshe umwuka iteka, kandi Imana izakora imirimo. Tubonye Imana ikora imirimo mu masengesho, tubonye Imana ikora imirimo mu masengesho, tubonye Imana itanga ubwenge ku bantu barinjije, tubonye Imana ihindura amateka y'abantu basenze Imana, tubonye Imana ikiza indwara, tubonye Imana irwana intambara izihereye mu mizi, tubonye Imana irwana urugamba rukomeye kubera imbaraga z'amasengesho, tubonye Imana ifungura amarembo yari afunze, tubonye Imana ifungura inzugi zari zifunze kubera amasengesho zigafunguka, tubonye Imana yishyura amadeni umuntu yasenze, tubonye Imana itanga minerivare abantu basenze, tubonye Imana yubaka amazu abantu basenze. Bene data bakundwa, ndabashishikariza gusenga. Wowe ukurikiye Iyogezabutumwa TV, ndagushishikariza gusenga, gusenga kugira umumaro iyo asenganye umwete. Imana ibaha umugisha. Intwaro ya gatatu ariyo ngiye gusorezaho ni intwaro yitwa kwihangana. Yakobo n'umundi arandika mu gice cya mbere umurongo wa 12 agira ati hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yateguriye abayishaka. Bavandimwe, muri uru rugendo rwo gukizwa, muri ubu buzima, muri uyu muhamagaro wo gukorera Imana, Imana idusaba kwihangana. Mu buzima bwacu Imana idusaba kwihangana. Nta muntu n'umwe wigeze aba intwari muri Bibiliya atazi kwihangana ngo bishoboke. Muri iyi si ntabwo ushobora gukora ibintu bikomeye, ntabwo ushobora kuba umuntu ukomeye, ntabwo ushobora kugera ku bintu bikomeye utazi kwihangana. Iyo wabuze kwihangana upfira mu nzira, iyo wabuze kwihangana upfa ntacyo ugezeho, iyo wabuze kwihangana upfa nawe ubwawe utazi uwuriwe. Iyo wabuze kwihangana, Bibiliya yuzemo ingero z'abantu benshi bihanganye. Baburahamu barihanganye, kandi kwihangana kwabo gutuma uyu munsi tubafata nk'abantu b'icyitegererezo. Ba Dawidi barihanganye, uyu munsi Dawidi tumufataho icyitegererezo. Yarihanganye, amaze gusukwaho amavuta Dawidi asubira mu ishyamba, aragenda arwana n'idubu, aragenda arwana n'intare, aragenda arwana n'inyamaswa, aragenda arihangana. Ariko
uko kwihangana niko kwamuhaye imbaraga. Uko kwihangana niko kwatumye ava mu ishyamba akagenda akanesha urugamba, akanesha Goliyati. Abami barananiwe, abakomeye barananiwe, ariko kubwo kwihangana no kwegerana n'Imana no kubana n'Imana, Dawidi anesha urugamba. Yosefu yarihanganye, ba Elisa barihanganye, ba Yobu barihanganye, ba Petero barihanganye, ba Paulo barihanganye. Yewe natwe mu minsi tumaze tubana n'Imana kugeza kuri uyu munsi tuvugana, byadusabye kwihangana, byadusabye gusonza, byadusabye kwambara ubusa, byadusabye kwihanganira abatuvuga, byadusabye kwihanganira ababi bari muri iyi si, byadusabye kwihanganira bene data babi. Na n'uyu munsi tukihanganye kuko turi kumwe n'Imana idusaba kwihangana. Turi mu buzima budusaba kwihangana, turi mu murimo udusaba kwihangana, turi mu muhamagaro udusaba kwihangana, tukihanganira ibigeragezo. Ibiza twabigizemo uruhare tukabyihanganira, ibizanwa na Satani tukabyihanganira, ibizanwa n'Imana kugira ngo idushyire ku munzani irebe ibiro dufite byose, Imana idusaba kubyihanganira. Turiho mu buzima budusaba kwihangana. Mu rushako ni ukwihangana, gukorera Imana ni ukwihangana, gukora imirimo isanzwe ni ukwihangana, gucuruza ni ukwihangana, kuzigama ni ukwihangana, kunesha ibyaha ni ukwihangana, kunesha ubwibone ni ukwihangana, kunesha umubiri ni ukwihangana, kunesha isi ni ukwihangana, kunesha kamere ni ukwihangana. Imana iduha imbaraga zo kwihangana kugira ngo tubashe gutsinda uburiganya bwa Satani. Muvandimwe, mwene data, turi kumwe kwigeza butumwa wumva ijambo ry'Imana. Sinzi intwaro twaye, sinzi ukuri kugenda muri uru rugendo, kugira ngo wambare intwaro zose z'Imana ubashe kugenda muri uru rugendo, ubashe kuba mu buzima, ni ukuba ufite izi ntwaro eshatu. Ufite ijambo ry'Imana muri wowe, usenga Imana ubudasiba ubudatuza, kandi wihangana. Sinzi inzira uri kunyuramo, sinzi urugamba uri kurwana rugusaba kwambara intwaro zose z'Imana, ariko ndagira ngo dusoreze mu byahishuwe cya 21 umurongo wa 7, no dusoreza ibyahishuwe 21 umurongo wa 7, aho hagira ati unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye nawe abe wanjye. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye nawe azaba wanjye. Amen. Wibuke ko nta muntu utsinda urugamba atarwanye. Wibuke ko nta muntu unesha intambara atarwanye. Wiba umukristo utinya intambara, kuko intambara iyo uyinesheje iguteza intambwe ugana imbere. Wiba umukristo utinya ibigeragezo. Mwene data, Imana yaraduhamagaye, yemera ko tuba muri urugamba, itubwira ko izagendana natwe, kitazadusiga, kitazaduhana. Ihanganire ibigeragezo urimo, ihanganire umusaraba wikoreye. Wenda ushobora kuba wikoreye umusaraba ugategeza ko umusaraba abandi bikoreye plastike, we wikoreye icyuma. Wenda ushobora kuba wikoreye umusaraba ugategeza ko abandi bikoreye umusaraba wumye, we wikoreye umubisi. Wenda ushobora kuba wikoreye umusaraba ugategeza ko wowe wikoreye uremereye, maze abandi bikoreye umusaraba woroshye. Bibiliya ivuga ngo ikorera umusaraba wawe umuriki. Sinzi umusaraba wikoreye, sinzi urugamba uri kurwana, ariko nesha, komera, shikama, ambara imbaraga, ambara intwaro zose z'Imana, soma ijambo ry'Imana, senga, ihangane. Biracyari byo kwihanganirwa. Nugera ku iherezo Imana izaguhemba, nitugera ku iherezo Imana izaduhemba.
kandi izatwambika amakamba nitugera mu bwabe bwayo. Imana iguhe umugisha ko bana natwe kwiyogereza Butumwa TV. Turagukunda kandi uzakomeze kubana natwe. Uzumva ijambo ry'Imana, uzumva indirimbo zo kuramya no guhimbaza, uzumva ubuhamya, uzumva ibyiza byose Imana izakomeza kugutegurira kwiyogereza Butumwa TV. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, Data wa twese wo mu ijuru, ni wowe utubwira ngo twambare intwaro zose zawe kugira ngo tubashe kunesha no gutsinda uburiganya bwa Satani. Uzi neza ko turi ku rugamba muri uru rugendo no mu mibereho yacu. Niyo mpamvu udusaba gushikama tukambara intwaro zose z'Imana. Reka nkwinginga kugira ngo uyu mwene data urukurikira ubu butumwa ndetse nanjye n'itorero ryawe uduha imbaraga zo gutsinda Satani, uduha imbaraga zo gusoma no kwiga no kuzirikana ijambo ryawe, uduha imbaraga zo gusenga, dusengere mu mwuka kandi dusenge iteka, uduha imbaraga zo kwihanganira ibigeragezo byinshi cyane duhura nabyo muri iyi si, ibyo tumenya n'ibyo tutamenya, kuko wavuze ko uzabana natwe ukomeze tuneshereze. Kandi aba bene data bagize uyu muhamagaro wo kwiyogeza wo gushyiraho uyu murongo wo kwiyogeza Butumwa, ubaho umugisha, ubagirire neza byo bakora byose, kandi uzabande kugwisari kugira ngo bazasarure. Tubisenze mu izina rya Data wa twese n'iryo ry'Umwuka Wera. Amen. Amen. Imana ibamugisha bene data.